reka mbaze umunyamategeko wa Jihad aze muceceke gato mu mutinge mike zanyu. Halo Maître wiriwe. Nubwa mbere mvuganye nawe banyita Godfather, sinzi niba rigeze kunyumvaho. Nabasabaga uburenganzira n'abana kuvugisha ndi online cyangwa niba bidakunda kuko ndi live. Okay, ahangaha muranyumva abantu munkurikiye. Aha, so nkuko nari bibabwiye rero ndi kumwe na Maître umuhanga cyane ndetse wunganira abantu benshi cyane, ni Maître Bayisabe Irene, akaba ari umunyamategeko uhoraho w'umuhanzi Bruce Melody, niwe wari ukunganira Jihad cyangwa uzaba kiriho Spirie alias Jihad. Bwana Maître Rene wiriwe. Amakuru aya masaha ukurikiwe n'abantu 1800 guhamagaye ndi live niba muremaje gusaba uburenganzira. Twari dutegereje cyane umwe muri uru rubuga cyangwa muri uru ruhando rw'imyidagaduro, umugabo bita Jihad, niwe wari umwunganiye mu mategeko, ariko birangiye uyu munsi asomewe atwarwa amageragere. Niki watubwira kuri uru rubanza rw'uyu mugabo, byari bimeze gute, niye mpamvu tunyamanuka? Tubabaje bakuru rw'ubwunganizi ni icyemezo kiba gifashwe n'urukiko, wenda nubwo cyaba kitadushimishije ariko cyafashwe n'urukiko. Yego, dukora mu kanya dutegereje ko bashyiramo baduha kopi yose yego y'urubanza iby'urukiko rwagiye rushingiraho, icyo bita motivasiyo. Yego, twamara kubona aho rwagiye rushingira ibyemezo rwafashe, tugategura uburyo bwo kujurira uko byamera kose. Tugomba network mutapinge screen kugira ngo tumwumve, mutapinge. Yego, Maître, umukiriya wanyu ni ibihe byaha cyangwa ni ibihe byaha akekwaho, ni ibihe byaha akurikiranwa cyangwa akekwaho? barimo kwihamagaramo. Oya nta kibazo, it's okay. Ni umukiriya mwari murimo kunganira, ni ibihe byaha akurikiranweho? Nari nkwaje kino kibazo bitewe n'ikiganiro cyakozwe n'umuvugizi wa RIB, aho yatondaguye ibyaha byiyongera kuri iki cyaha akekwaho uyu munsi byamaze kwakirwa ndetse bigomba koherezwa mu bushinjacyaha. Icyaha yaburanagaho cyangwa murimo kuburanaho ni ikihe? Ni ibiri byaha bitandatu twumvisha umuvugizi wa RIB avuga, cyangwa ni iki cyaha cyagaragaye cya yampano yakekwagaho? Amashusho ya yampano niyo yonyine kugeza amasaha ari kubaranwa hari muri systeme. Yego, nicyo cyonyine nacyo yaburanye, ni nacyo cyafashwe icyemezo cyo kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Mu gihe cy'iminsi 30 bigenda gute iyo harimo ibyaha nk'ibi ngibi bindi biri muri RIB? Nabyo abiburanira hamwe cyangwa nabwo bagenda bashyiramo kimwe bigenda bite? Oya, ubusanzwe nk'ubu kubera ko yarakurikiranwe kuri iki ngiki kirebana n'amashusho. Yego, nacyo kujuririra nacyo kimumanuye aho ngaho wavugaga. Yego, kurikiranwa afunze kuko afunzwe n'iki ngiki. Yego, ubwo rero ntabwo afunzwe n'ibintu bibiri cyangwa n'amadosiye abiri. Idosiye imufunze niyo ngiyi imwe, iyindi azaba bayikurikiranwaho nubwo azaba afunze, ariko ntabwo ariyo yazaba imufunze mu gihe yaga igeze imbere y'urukiko. Ubwo wenda nyuma mu gihe cy'imanza mu mizi bashobora kubihuza byose, birashoboka, cyangwa zigakomeza zikagenda urubanza rumwe ukwarwo n'urundi ukwarwo. Ariko ubu icyafashwe icyemezo ni iki ngiki kirebana kuvuga ko yabarakwirakwije amashusho y'ampano. Hari amahirwe ko aya masaha mu bujurire mutegereje ngo uje muri systeme, ubu bujurire bushobora kwakirwa akaburana ari hanze muri iminsi 30? Ese biba byagenze bite, bigenda bite iyo mujuriye ubujurire bwakirwa mu gihe kingana iki kuri iminsi 30? Ese iyo aba yamanuwe ahita arekurwa akava amageragere akongera gutaha iyo ubujurire bwakiwe? Oya, ni ukuvuga ngo iyo bamujyanye aho ngaho urimo kuvuga amageragere, hategerezwa ko urubanza ku bujurire ruzaburanishwa.
yego niyo utwara kujuriye umunsi n'urugero ntibyamubuza kujya imageragere yego akajya imageragere afite dosiye yajuririwe. yego Dosiye yajuririwe rero niyo ifatwaho icyemezo urukiko rushobora kuvuga ngo dusanze ubujurire nta shingiro bufite, yego icyo gihe agumamo akazaburana mu mizi agifunze. yego Nubwo ushobora kuvuga ko dusanze wenda ubujurire bufite ishingiro, hari impamvu zatuma akurikiranwa adafunze, ibyo nabyo birashoboka. Ubwo icyo gihe yarekurwa ari uko icyo cyemezo gifashwe. Ni ukuvuga ngo icyemezo cy'urukiko gikurwaho n'ikindi cyemezo, ntabwo kujurira ari byo byatuma atamanuka. Bivuze ngo nk'uko itegeko ribiteganya aya masaha Djihad agomba gushyikirizwa urura rwego barwita gute rushinzwe amagereza, igororero. ubu ngubu Djihad agomba gushyikirizwa igororero. Bigomba kugenda wenda uyu munsi cyangwa se ejo, biterwa na organisation bafite. Ari ushobora gusanga bajyana abantu kwa mbere cyangwa kwa kabiri cyangwa kwa gatatu, biterwa nuko baba barabiteguye, ariko bitewe na organisation yabo agomba kuzagenda. Urakoze cyane Maître. Ibindi nashaka kukubazaho, ndumva ndamanza mmenye amakuru. Ndagushimiye cyane, urakoze cyane. Urakoze namwe. Okay. Uyu ni Maître wa Djihad wamwunganiraga, bamwita Maître Irene Bayisabe. Muri aho ariko tugaruke gato, amakuru yandateye ubwoba avuga ko Djihad ni mugoroba yakiriye abagabo bambaye amasuti, bambaye amakoti, baje kumuhata ibibazo. Ibibazo baje guhata Djihad bitandukanye n'idosiye ya Yampano. Ni ibihe, bimeze bite? Amakuru ava mu ndeba kure za Godfather babwiye ko bura mfite, naje gusanga ngo abategetsi, ngo imboni z'abategetsi bakomeye ni bamane ko babona aho rubanda rusanzwe turebesha amaso yacu. Naje gusanga Godfather ntagomba kugira za maneko kugira ngo nanjye mbe umuntu ukomeye. Ntabwo narebesha imboni zanjye nkamwe sha.